murabona ubujura bwo kuri telefone bwaranze, sibyo? Ubujura bwo gucukura amazu bwaranze, uri kunyumva? Nibyo nyine. Ubu rero ndashaka ko ntabwo turabarezima, natwe turabakoboye nyine, muri abakoboye nyine, mubanze munyumve mana, kandi wowe uri umugabirone. Reka tugire inama ko tugomba twese turibisanga, mubanze munyumve ariko hanyuma tujya gukoresha umudamu. Murabona yambaye neza, ni n'umuntu utakekwa yuko yaba umujura. ngombwa yuko wa mugore nyiri iyo butike mbese agenda agasiga akinze, byagenda bite? umva bro, diro niyo mani, turangiza operasiyo dukore gahunda mwana, tuve mu bigambo gambo. Nabamugisha wiriwe babisuhuze muri byose, uko umwana wawe uzi byabaye, umwana wawe bamugonze akiva ku ishuri basi bamugonze. Iyo nkuru ntabwo nshaka kuyumva. Twumvikane rero mwabarezi, muri kunyumva? Muranyumva? Turakumva. Ikintu nshaka, murabona ubujura bwo kuri telefone bwaranze, sibyo? Ubujura bwo gucukura amazu bwaranze, uri kunyumva? Nibyo nyine. Ubu rero ariko ndashaka ko ntabwo turabarezima, natwe turabakoboye nyine, muri abakoboye nyine, mubanze munyumve mana, kandi wowe uri umugabirone. Reka tugire inama ko tugomba twese turibisanga, mubanze munyumve ariko hanyuma tujya gukoresha umudamu. Murabona yambaye neza, ni n'umuntu utakekwa yuko yaba umujura. Tugiye kumukoresha ajya muri botike, abwira umugore ko umwana we bamugonze, asohoke yiruka, duhita twinjira muri botike tumwica. Ko gatekerezo ni tubonamo amafaranga mwabaramo turayabona mani cyangwa nk'igitekerezo cyiza cyane. Vafi mbese nk'uyu mugore bibaye ngombwa yuko wa mugore nyiri iyo butike mbese agenda agasiga akinze, byagenda bite? Reka da, ni ukuvuga ngo icya mbere na mbere twamaze kumenya neza yuko twagiye ku ishuri, twasuye umwana, twamenye ko hari ikindi turi bukore. Urumva, tugomba kumenya neza yuko uwo mugore atari bukinge. Urumva? Twumvikana. Uyu mugore inshingano ziwe zose arazizi, agomba gukora uburyo ashoboye bwose ku buryo uwo mugore ntamenye gahunda. maniga ntabwo munyizeye, nta nubwo munyizeye. Agenda turakina neza uyu munsi, turanywa kandi acuruza n'inzoga shanye, ndakura muri kazi. urumva nta kintu twakoresha, umugore akagenda bagatwara abantu mu murangiza, tukagera twese turangiza biyo ku buryo nta kintu gitesha umutwe. Wivunika, nuvuga ngo uyu mugore we master plan. Urumva ari bukora iki? Urumva ari namwemerera kumusubiza gusa, ahita ari umuti twateganyije, ari bumusige hanyuma agahita abura ubwenge nyine akirukanka. Abo nagira vuba vuba umva mwabarara ebana di. umva bro, diro niyo mani, turangiza operasiyo dukore gahunda mwana, tuve mu bigambo gambo dukora akazi. n'undi muntu yifitiye icyaka mu telefone. Nabamugisha wiriwe babisuhuze muri byose, uko umwana wawe uzi byabaye, umwana wawe bamugonze akiva ku ishuri basi bamugonze. Iyo nkuru ntabwo nshaka kuyumva. Ubusa ubu ndabigenza gute koko? Ubu urukumva byagenda gute? Ariko wajya ureka kuba umwana koko, none umwana wawe baramugonze uracyari muri ibi. Nose ngira inama tugende tujye kureba umwana. Reka mbanze ndebe telefone nayishyize. Uhamagara umugabo, uhamagara ibiki gihe cyose urajya guhamagara ko umwana araba yarangiye waje tukagenda. Ntabwo ari ngombwa avayo. Kandi bigitanye turebe tugende kureba umwana. Ariko abagore bo muri iyi minsi mwabaye muti igitenge kiruta umwana kuko ntabwo wambaye. Iyo tugende wambaye urambaye vayo, umwana we ari gupfa wowe uri muri ibi. umva mwana, sibyo? uriya bosi wacu mukuru, sibyo? yamaze kumujyana pe, sibyo? ariko
namwe nibe musahure mukoresheje ubwenge kandi mugira vuba kuko muramutse mutinze hano gatoya. Nimba se yamuhuruje ngo umwana ngo ahuye n'impanuka amugeje kwa muganga akagaruka akadusanga hano ntitwaba dupfuye. ahubwo weho umva bose uko wewe hamagara bose azanye akamodoka dupakiriza inzoga zose n'aya masositomati turabona ibintu byose twabikora tukabimaramo ko wigira ikibazo. Imodoka iri hano hafi iparitse hano mu muhanda sibyo, ahubwo mugire vuba mwitonze nta bintu by'akavuyo kugira ngo n'abaturanyi batatwumva kuko hano urabona hano hirya harimo abandi bantu. Ibintu bisakuza n'amasafuriya ntubishyiremo. baduzanira aya mazi ya mirisha dore ubucucu. Oya ayo mazi yareke kuko yatuma ibyo byo hejuru bimanuka ugasanga baradufashe. Fata ibiri hafi ariko ku buryo n'umukiriya yaza tukanamugurisha. zana n'izo rihamani ahubwo manje umunyera kanombe n'inywera ma ariko muri abasazi cyangwa muri bazi muri kubona turi kwiba ariko ubundi aba bajura bose yabakuye koko mwebwe muzi kwiba mwe mushaka kunywera muri botike y'abandi bafite ibintu tukagenda ko sibyo nababwiraga botike yari irimo guhamagara. Oye wawatozanya oya noneho tureba umucikira tureba kasha ibyo nabikiretse urumva telefone niba itagihamagara fukarasi we fuka mumbabarenge wako barutura fuka mumbabarenge n'uwantu imana ba mira ntabwo nzongera nibyo batubabarira ndababaza mbere ya byose umugore wanjye ariko nawe mbona hano vuga niwe mbajije ntabwo nzi aho yagiye. ntabwo uzi aho yagiye waje winjira hano watuzanye rwose mumbabarire rwose wowe wamuzanye ni wowe bazanye n'uyu ni bose ko watuzanye rwose ntazongera ntabwo nibwo bwa mbere nakwibaho ukagira imana mumbabarire yeshu ngo abaho siko umugore wanjye ndababaza ari ntabwo mbizi n'uyu bose ko wamenye niwe watuzanye wowe ubisatsi ndababaza umugore wanjye ari hehe ntabwo tubizana nawe nkubaza n'udasubiza ndahita nkwica wowe umugore wanjye ari hehe bamutekeye umutwe bari kumubeshya ngo umwana ndakubaza nida mutekeye umutwe ni umugabo ure waje amutekera umutwe aramujyana yari ari hamwe nande yari ari kumwe na shefu uwo batuma akorera hehe ntabwo nzakorera ubu umugore wanjye mwamwizeye mumuteka imitwe ubu ni ukuza mugateka abantu umutwe mwitwaje muzi ngo aho umwana yiga aho umugabo akorera imitwe muyihindagura buri munsi ntabwo ari njyewe rwose dufite igisambo gikuru kituyobora icyitwa cya fisi kiri hano haruguru ndakubwiza ukuri n'umubitengeye ubu ni abaturitsa ni ukuri kw'imana igisambo gikuru kiri hano haruguru cyitwa fisi ngwino tukikwerekere rwose none ahakwira isagonda buri wese ziri ko wabegeranye turakikwereka buri wese ziri ko mwegeranye ziri kambiraho dukoreye igisambo buri wese ziri ko bari kumwe tujye kuri polisi vuba vuba nzongera kwiba